rero bashiki bacu cyangwa se basaza bacu muri iyi minsi bafite ikibazo gikomeye, cyangwa ababyeyi bacu nabo urumva ndavuga ku mpande zose. Umubyeyi aravuga ati mwana wanjye twavukiye ahantu hameze gutya, uramenye ntuzashaka umuntu udakize. Ntabwo bigeze bambona. Rero umugore twaje gutandukana muri uko kwezi, nyuma nza gukundana n'undi mukobwa njya mvuga, ariko ubu ngubu ni umumama, ntabwo namuvuga amazina, igiko mbivuze navanga Imana ijye umuhurgo izamukomereze mu rugo rwe amahoro, ariko naramuriganyijwe. Hari igihe rero umugore agucika yari uwawe kugira ngo uzabone undi bikaba izindi katanene ndende. Nagiye kumva numva nashidutse nibagirwa za nzozi. Aho rero niho natangiye guhura n'ibigeragezo. Sinanywaga inzoga, sinasambanaga, ibyo byose narabyatatse. Inzoga ndazataka, gusambana nta nibyo narinzi nabikoraga uko mbyumva. Urumva nyine natangiye kugira amarari, ntangira kugira amarari, ndasambana. Icyo gihe nari mfite n'amafaranga pe. Hakabaho kesi yo kubyara abana nyuma bakabona ko bibeshye. Abo bana murimo murabahohotera, murimo murabicira ubuzima, kuko abana bazabaho mu gahinda kubera ko mwe mwabanye kubw'inyungu zanyu bwite. Urakurikira ko ngiye iwacu ari kwa minisitiri runaka, cyangwa ari kwa general, cyangwa ari kwa kapiteni runaka. Urakurikirana ko ngiyewe papa afite title ikomeye muri guverinoma, cyangwa papa ni umucuruzi ukomeye, ariko ibyo byose birarangira. Ibintu bijyanye no gushaka kwanjye, bantu muhora mumbaza buri munsi ngo uzashaka, ngo uzagira gute. Njyewe nzashaka. Kubaha ikaze hano ku Ijambo Ribohora TV. Ni televiziyo icaho ijambo ry'Imana gusa. Usibye bino bice by'ijambo ry'Imana, kandi hari n'indirimbo zizagenda zinyuraho. Cyo tubasaba no gukora subscribe, mugakora share, mukajya mushyira na comment z'ibyo mukeneye ko tuganiraho, cyangwa se ushaka gufite ikibazo ushaka kubaza Rudasingwa, cyangwa se n'ikintu ushaka gusobanukirwa ujye wumva wibaza mu buzima bwa buri munsi kijyanye ariko n'ijambo ry'Imana. Abari hano kugira ngo adufashe kumva ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi bumwakire kereka ahubwo yakira ngewe, kumwe muramumenyereye buri gihe bo muri kumwe, ari mu ndirimbo, ari mu buhamya, ari n'iki. Ariko iyi munsi ndi hano kugira ngo ngende mubaza utubazo tumwe na tumwe abantu bamwe bagenda bibaza. Ridasi turakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Nk'uko rero iyo rica n'ijambo ry'Imana, ugiye gutangira dusengera, ariko mbere ko dusengera reka nibutsa abantu yuko bagomba gukora subscribe, bagakora share, like na comment, ubundi iki kiganiro bakajya bakigizana ku bantu benshi batandukanye. Ridasi ngira ngo nta usugiye kongera kwivuga kandi bakuzi. Uko bukeye nuko bwije rero abantu bagenda barushaho kwiyongera bareba ibiganiro. Hari abareba kibaza ngo uyu ninde, hari ureba isura ariko akavuga ngo izina sindizi. Ni byiza kwibwira abantu kuko amazina bari ayacu ntago tuba ari amatirano. Nibyo koko ndabashimiye, mwavuze ngo ndabakiye, ariko ahubwo ndabashimiye kuba mumpaye ikaze kuri kamera z'Ijambo Ribohora TV. Nshimira na buri muntu wese ubasha kureba ibiganiro byo ku Ijambo Ribohora TV. Ni iby'igiciro gikomeye cyane, ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndanezerewe cyane ku bw'aka kanya keza Imana yaduhaye. Nitwa Rudasingwa Emmanuel, koko nk'uko babivuze, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umuririmbyi, nkunda Yesu kandi nawe arankunda. Rero iyo ngeze imbere ya kamera z'Ijambo Ribohora TV numva umunezero mwinshi. Ndatekereza ko hari hashize iminsi
hari hashize iminsi tutabonana ariko ndanezerewe ariko ntaratangira nsenga. Ndashimira abantu bose, ndashimira abanyarwanda muri rusange bo mu gihugu cyanjye, ndashimira ubwitange bwa buri muntu wese ku ruhande rwe, yaba mu mpande zose, yaba muri guverinoma, nubwo twe tuvuga ijambo ry'Imana ariko buriya Imana yitwa isumba byose. Rero Imana itegeka amahanga, Imana itegeka igihugu cyacu, ahantu hose nta kintu na kimwe dushobora gukora kitari mu mugambi w'Imana ngo gikunde. Ngo ikura abami ku ngoma ngo ikimika abandi. Rero mbere na mbere ngiye ndashimira Imana ko yaduhaye perezida mwiza umaze imyaka ingana gutya. Abandi ntago muza amakudeta abera hanze aha ngaha ukuntu angana mw'abantu mwe. Amakudeta ni menshi ariko yo mubona bwira bugacya, ibivuga bikavuga bigahita. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko Imana idukunda, ni ikimenyetso cyerekana ko Imana ikunda u Rwanda kandi ikunda n'ubuyobozi buriho uko byagenda kose. So ndashimira rero abanyarwanda mu myitwarire myiza tugira umunsi ku munsi, kumvira inzego z'umutekano, kumvira abatuyobora, ni iby'igiciro gikomeye cyane. Nkongera nshimira n'abanyarwanda bakomeza kudukurikirana bari hanze barareba iki kiganiro. Mu mperuka ndi mu ijambo ry'Imana, ariko ubu ngubu turimo tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'abubatsi ingo n'uburyo umuntu ashobora kubaka urugo rugasenyuka vuba cyangwa se urugo rukaramba. Ubwihangane bwo kubaka ingo n'itangiro ryo kubaka, uburyo watangira guhera kuri fiançailles kugeza igihe urugo uzarugereramo, n'icyatuma urugo rusenyuka mu gihe gito. Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho. Impande zose rero, haba mu bakomeye n'aboroheje, ibyo byo ntabwo ibintu byo gusenya urugo no kubaka ntabwo bireba abakize cyangwa abakene, oya, birareba ingeri zose. Ndabizi rero kandi iki kiganiro tugiye kuganiraho ko kiri buze kutugira umumaro. Reka dusenge Imana kugira ngo idushyigikire muri iki kiganiro. Mana Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, uri Imana, uri Umwana, uri Umwuka Wera, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana itegeka amahanga yose, uri Imana ihindura ibyo tubona ko bidashoboka, uri Imana ikuraho ibitugerageza. Mana rero muri aka kanya iki kiganiro tugiye kuganira gishingiye ku ijambo ryawe. Iki kiganiro tugiye kuganira kirabwirwa guhera ku mwana muto kugera ku mukuru, kidasize mwami uwishoboye ndetse n'utishoboye, kidasize abayobozi ndetse n'abayoborwa. Uwiteka buri muntu wese ndabizi ko iki kiganiro kiri bumugirire umumaro. Muri aka kanya rero mwami, uko turi imbere ya kamera z'Ijambo Ribohora TV, ni ishimwe rikomeye, turabigushimiye kuko mwami ntago ari buri muntu wese ubasha guhagarara imbere ya kamera, ariko Mana kuba udushoboza no kuvuga gusa birahagije, kandi tuzi ko ubwenge butangwa nawe ndetse n'ibitekerezo bitangwa nawe ndetse n'ibyo tuvuga Uwiteka kuba kwizera n'abagendera mwami mu bwiza bwawe, nzi ko tuyoborwa nawe. Ngaho rero nyobora muri iki kiganiro Uwiteka, ndetse na mwene data dufatanyije kuri kamera z'Ijambo Ribohora TV, nawe Mana umukoresha iby'igiciro kugira ngo Uwiteka umurimo wawe wamamare. Urakoze rero, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Urakoze cyane kudusengera no kudutangirira usenga. Reka twihute noneho sasa. Icya mbere,
ndashaka utubwire iki kiganiro nk'uko waramaze kutunyura muri rusange ukatubwira uti tujye kuganira ku kiganiro cy'abubatse cyangwa se cy'ukuntu urashaka kugakorwa rwiza. Iki kiganiro kirareba bande, ni bande bagitega amatwi? Kirareba nde kino kiganiro? Iki kiganiro nk'uko nabivuze ntago kireba uruhande rumwe, rurareba impande zose, kuko ibyo tugiye kuganiraho ni twese bireba, kuko iyo inzira imwe buri muntu wese agomba kunyuramo. Hari abayinyuzemo, kuko hari igihe inzira kubera inzitane undi kamubera iharuye. Hari igihe umuntu ashobora kunyura muri kaburimbo undi akanyura mu y'igitaka. Hari n'ugenda mu modoka ishaje undi akagenda mu modoka nzima, ariko zose ziragenda zikagera iyo zigiye. Nubwo wenda ushobora kuvuga ngo imodoka iragenda ariko ifite akabazo runaka, ariko se aka kabazo yaba ifite, ariko urishwa ko ako kamuga kawe kari bukugeze iyo ugiye amahoro. Kandi muri uru rugendo umuririmbyi niwe waririmbye ngo tukiri mu isi turacyafashe igihe mu ntambara. Intambara rero ntago zireba umukiranutsi gusa, ahubwo n'umuntu utaramenya Yesu nawe ziramureba. Rero kuri iki kiganiro kijyanye n'abantu bubaka ingo zigasenyuka, murabizi ko ngena nabinyuzemo, nabyo turaza kubivugaho, ariko hari igihe ikintu kikubera isomo bigatuma ugikoraho research mu buryo bwimbitse. Rero impamvu iki kiganiro tugiye kukiganiraho, hari abantu benshi barimo guhura n'ibyago byo gusenya ingo mu buryo bw'amanzaganya. Ugasanga abantu basenya ingo bafite abana 4, bafite abana 2, hari n'abasenya batazifite bataragira abo bana. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho intandaro yabyo. Reka tujye tunabyinjiramo. Ubu nari iki gishobora gutuma abantu basenya urugo mu gihe gitoya, bashakanye kandi barashakanye bakundanye baranakundanye igihe kirekire? Nta rugo ufite. Nta rugo ufite. Mu ibanga rikomeye cyane. Ubwo susubije iki? Njye rugo ndarufite mu ibanga rikomeye cyane, nindushyira ku mugaragaro nzaba mwesha. Okay. Ibintu iyo bikiri mu ibanga rero, urugo ntago rugira ibanga, ntago ari ibanga. Urugo ni ibintu bigaragara. Ya ari ibanga nyine bwo biba ari ibanga. Babyita ubwiru ubundi. Ubwo nyine yari ikintu kiri mu bwiru nyine kitaragera hanze, nta kiba gihari. Kiba gihari kuri nyiracyo, ariko ku bandi nta gihari. Usanga abantu benshi bafite ubwoba bavuga ati ndashakira iki, niki cyatuma njya mu rugo gushaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga abantu ubwo bwoba barabufite buhoraho. Ugasanga ntashaka gushaka kwa ko nyine nabari nawe nibyo uri kutubwira gira igituma bisenyuka. Sinshaka gushaka ko nawe ugiye kutubwira ibituma rusenyuka. Kuki? Nicyo cyanzanye kugira ngo mara abantu impungenge, kuko mu guhera ntagaruka ingo zitasenyutse kuva kera, ariko byatangiye gukarangiye ko nekereza guhera mu 2012 ingo zatangiye gusenyuka cyane, ariko binsanga byagiye bivana no kuba igihugu kiri mu nzira y'iterambere. Kenshi na kenshi ugasanga abantu baraturuka hirya no hino, wenda barahurira nko muri za Kigali n'urugero, kuko divorce nyinshi cyangwa se ingo zisenyuka kenshi bigaragarira mu mujyi wa Kigali. Mu ntara ni gake cyane, nubwo naho hatangiye kugenda hagera iterambere, ariko byibura bo bagenda bagiramo umuco gake, abantu bapfa gutandukana mu ntara ni bake cyane. Ugiye kugereranya mu mujyi ukagereranya no mu ntara, ushobora gusanga wenda mu ntara nka 2%, ariko mu mujyi ugasanga ni nk'icumi cyangwa 20. Impamvu rero bitera ni iyihe? Iterambere buriya abantu bajya bitiranya iterambere. Cyane cyane navuga nk'abantu batarinjira mu nzira y'agakiza, abo ngabo bo biroroha cyane kubaka nabi no gusenyuka nabi. Ariko ikintu kibitera kenshi ni ugushaka kuba umuntu umubona uko atari.
ushobora kumbona njyewe akaruka avuga ati Emmanuel Rudasingwa afite uko mubona nicaye gutya ubona ko ntacyo abaye afite amafaranga ariko nyamara ntabwo ubizi ko ayafite kuko ibitunga umuntu ntabwo bisaba mirenge wapi umuntu ntabwo atungwa n'ibintu byinshi cyane ugiye no kureba kenshi ibintu byinshi cyane ntabwo bitunga umuntu umuntu atungwa no kunyurwa ufite 100,000 uranyurwa ufite miliyari ukabasha kuyigendamo neza uranyurwa muzarebe majority y'abantu 90% badafite amahoro n'abantu bafite ibyo bita ubutunzi rero bashiki bacu cyangwa se basaza bacu muri iyi minsi bafite ikibazo gikomeye cyangwa ababyeyi bacu nabo urumva ndavuga ku mpande zose umubyeyi aravuga ati mwana wanjye twavukiye ahantu hameze gutya uramenye ntuzashaka umuntu udakize uzihangana kugira ngo uzababare ubabazwe n'ubukene uzababare ubabane n'umugabo ufite ntiyite ko umwana we amushutse amujugunye kure icyo ni ikintu nigeze kukiganiraho birashoboka na Patience mu mwaka washize ngire ngahari kuri Connection TV tuba twarigeze kubiganiraho nabyo tubivugaho uburyo ababyeyi barimo kohera abana bakajya gushaka ariko bagashaka bivana n'imiryango bumva bifuza ariko nyamara abana bagashaka abo batagomba gushaka sinzi niba mubizi hari ukuntu umubyeyi abwira umwana ngo nudashaka umuhungu wa kanaka ngo uramenye uzamvire mu rugo nyamara ntagazi ko arimo gutegurira wa mwana we kuzabaho mu buzima bubabaye hari n'ibyo ababyeyi nanone batajyamo ugasanga abana bo ubwabo babyishyizemo buriya ikintu kijyanye no kubaka nabi cyangwa kubaka urugo rusenyuka vuba bivana mu guteretana ariko njyewe kuko njyewe ngenda umukristo kigiye mpita nkubwira ngo niba wowe witereteye ndajya nkubwire ngo urwo rugo naruha 99% rwo gusenyuka kuko nose ubujya ngo muratereterwe nandi urashaka uzajya ujya gutereta ngewe nze mpite njyana mu rugo kugira ngo urugo rwanjye none se ijambo riratubwira ngo urugo rwiza uruhabwa n'Imana ariko ubutunzi n'ibindi byose bihabwa n'ababyeyi uwo ni umurage nyine ababyeyi ushobora gusanga iwanyu bafite hari nk'ingero z'abantu babiri wampa Imana yahaye urugo barahari ariko nibanga ntago ari ngombwa se barahari yaruhaye mu ibanga uyagiye ntago ari abantu nashyira hanze ko n'abantu bakuze si ngombwa ko bashyira hanze ariko abo barahari abantu Imana yahaye urugo plus barahari kuko mu kiganiro cyashize ariko twari turimo tuvuga nyine ku ijambo ry'Imana tuvuga ntago twari turi mu iki kiganiro ubundi ngewe ukuntu nagifata nyifata nk'uburyo bw'isanamitima kuko hari n'abarimo zirimo gusenyuka ubu ariko bashobora kucyumva zikongera zikubakwa rero abo bantu barahari kandi bubatse ingo zizarama pe ariko ingo zabo zishingiye kuri Kristo buriya urugo rwose uzubaka rushingiye kuri Kristo buriya mugabo bita Yobu yari afite urugo rwiza Yobu yari atunze Yobu yari afite abana cyane ko iyo Bibiliya tubwira ko yari afite umugore umwe nzi ko bari abana 10 bari ab'umugore umwe na Yobu kuko Yobu Imana yaje kumushumbusha nyuma Yobu ntago agaragara mu bagore benshi ntago abwo ababizi baraza kutubwira so rero urugo rwiza ngo niba ubutunzi n'ibindi byose bihabwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza ukamuhabwa n'Imana nekereza neza ko buri muntu wese byakagombye kumubera urugero rwiza rero abo bantu bo barahari nkuko nabikubwiye
bubatse ingo nziza kandi babyaye ndetse n'abana babo bafite uburere, ariko hari n'abandi nabo bubatse ingo mbi. Uyu munsi wa none papa ahora afitanye ikibazo na mama, abana bahora bibaza ibya papa na mama, abo barahari benshi cyane. Wajya kureba ugasanga umwana ukuntu yavutse, iyo yavutse hari ahantu muri Ezekiyeli ibice 16 ndumva hari umurongo wa mbere, hadusobanurira neza uburyo umwana nk'uwo nguwo avuka, ukavukira mu rugo rubi, ukavukira kuri papa mubi, Imana ikemera kuvuka. Ariko reka tuvuge ku uburyo urugo rushobora kubakwa cyangwa se ushobora guteretana n'umuntu. Niko mbajije ya ariko ni ibintu byumvikana Prasi, ni ibintu byumvikana. Impamvu byumvikana natangiye nakubwiye ngo urugo rwiza uruhabwa n'Imana, sibyo? Ibyo biranditse no muri Bibiliya. Ikindi cya kabiri, ubutunzi n'ibindi byose bihabwa n'ababyeyi. Kera umubyeyi umwana yarakuraga bakamuha 8, sibyo? Iyo 8 iri mu by'ijambo ritubwira. Ariko nubwo bamuhaga 8 bamuhaga n'umugore yamena rwanyonga. Rwose wowe usibye ubu turi kwiteretera nshobora no gutereta 7, ariko ubundi mbere so yagendaga agakwa inda, agakwinda akavuga ati uyu mwana nabo umukobwa uzamushingira umuhungu wanjye, bakamuterura ninjoro bakamukuzanira kandi barubatse. Ugiye kuvuga ko kuri akuntu bateraga Imana yabaga ibirimo byo. None se Prasi, ugiye kureba ibyo bihe rwose pe uko bivuga kera umukobwa yabaga, nanjye sindi wa kera mbyumva amateka, hatagira umuntu uza kubyumva avuga ati ariko uyu muntu uko yikuza. Oya, ngenda bivuga nk'ubu ariko wakurikiranye amateka. Icyo nshaka kubabwira, buriya umuntu ugiye gukurikiza ibya kera yaba arimo gutakara cyane. Awereba batse gatoya gutese kandi tubona abakera barubakaga, nimba uvuze uti guhera muri za kangahe nibwo amadivorce yatangiye kuza, abakera bakaba batarahukanaga. Bishavuga ngo nimba izo ngo zari zikomeye kandi baravuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka, ubwo Imana yabaga yarahaye ndumugisha, ukagenda so akayigusabira akaza akakubera umugore mwiza. Reka ngusobanurira abantu. Buriya byari nabuze uko ngira. Niko nabyumviza impamvu se wabaga uri umuhungu wo kwa runaka, yego umukobwa kwa runaka, kandi nabwo sinzi ukuntu abantu mubifata, sinzi ukuntu abantu mubifata. Ndaje muri Bibiliya jyamo irahari, jyamo mbwiraho dusoma, mbwiraho dusobanura. Ndakubwira ni sinibuka uwo nimba ari Yakobo wari ugiye gupfa, abwira umuhungu waramubwira ngo ntuzashaka uzasubire gushaka iwacu. Reka ngusobanurira aho ngaho. Oya ntuwinsobanura, ndashaka manze nkubaza ikibazo ko mpereye aho, sibyo? Kuko yaravuga ati aha naha niho hava abageni bazima, ariko ntabwo yamubwiye ngo Imana yaravuze niho uzakura umuntu, ariko ntabwo ariho hava umugeni muzima, kuko ubwo umugeni yaba ari umuntu umwe, ariko abageni ni ukuvuga ngo bariya babaga mu bwami, bwari ubwami, sibyo? Hari ubwami, ni ukuvuga ngo ntago waba muri Ezekiyeli hari ahantu birimo gusobanuka neza. Muri Ezekiyeli ibice 16, reka wenda tuhite tunahasoma kugira ngo tubashe kubisobanukirwa, umenye ko gushaka nabi nabyo hari ikintu Bibiliya gibitubwiraho. Ugasanga urashatse ugasanga urashatse ariko washaka ugashaka wenda reka nkwe nk'urugero nka Samusoni marayika yaraje asanga ari mu bagore. Oya, marayika yaraje asanga nyina bari bamaze imyaka 90, niba ntibeshye, nta mwana. Marayika araza asanga umugore amubwira ati igihe nk'iki munsi nk'uyu uzabyara umwana w'umuhungu, ariko uyu mwana w'umuhungu uzabyara azaba umunaziri. Ati kandi
uyu mwana w'umuhungu umutwite ntiwemere kunywa kubisindisha. Abasomyi ba Bibiliya bamba bari uko ndi bubivuge, ati uyu mwana azaba umuntu ukomeye kuko azarwanya abafilisitiya. Buriya Samusoni yavukiye kubw'isezerano ry'Imana, kandi marayika arongera aramubwira ngo nta muntu wemere kuzamukata umusatsi. Sibyo? Uwo musatsi niwo wari urimo imbaraga. Ariko Samusoni amaze kuvuka, wenda reka mite nirukanka, urumva ko marayika yatanze isezerano kuri uwo mugore. Umugore nawe abwira umugabo Samusoni aza kuvuka. Kugeza igihe twatugiye kwinjira muri Bibiliya cyane, kandi atari cyo kiganiro turimo. Genda cyane tukomeze cyane kubijyanye no gushaka. Ndashaka kubwira nyine ku bya Samusoni, ubwo niwe nshaka kuguhurizaho. Samusoni ise na nyina baramubwiye ngo ntabwo wemerewe gushaka mu Bafilisitiya. Samusoni aranga. Ni ukuvuga ngo iwabo baramubwiye ngo wishakayo. Nubwo bigaragara muri ko hari harimo isezerano ry'Imana, hari igihe wanga ikintu ariko Imana ikagucapira muri icyo kintu, kakwihorera kugira ngo uzakuremo isomo. Ariko iyo Samusoni aza kumvira, mwibuke yashatse umugore wa mbere, aramushaka umugore wa mbere Samusoni haba intambara. Ari naho Imana yaje kwigaragariza Samusoni, akaza gukubita Abafilisitiya akabica. Ariko n'umugore baza kumwica kuko Samusoni amaze kubana n'umugore wa mbere baratandukanye. Samusoni arahunga aragenda. Samusoni agarutse asanga umugore yarapfuye, niba ntibeshye. Samusoni nibwo baje, kuko Samusoni imbaraga zari zimurimo zari imbaraga zikomeye. Hari igihe ushobora kuba uri umuntu ukomeye imbere y'Imana, ariko wowe nyine Satani arimo kureba wowe urinde. Rega batugenza batureba. Ndashaka kugira ngo tubisanishe, tubihuze na Bibiliya cyangwa tubihuze n'ijambo ry'Imana, n'uburyo dushobora kugenda mu bushake mu byo dushaka ariko Imana atari ko ibishaka. Samusoni nyuma yaje guhuza na Delila. Buriya Delila yari umugore wa kabiri. Yari umugore wa kabiri. Kuba umugore wa kabiri rero yaje ari misiyo yari yahawe, kandi birangira yikoze. Rero hari igihe twebwe dushaka, ariko tugashaka abari muri misiyo, sibyo? Kandi tugashaka twabwiwe. Buri uzarebe 99% umuntu ushaka nawe yaramaze guhabwa amakuru. Kabaya turi mukobwa ugiye gushaka. Aturi uriya hora mu kabari, ati oya tigenera mukunze, ataha uriya mukobwa ureba mu rugo yinjiza abagabo ntiwagira umubare. Uriya mukobwa ureba nyina araroga, azakuroga cyangwa kurogera abana. Uriya mukobwa ureba, mumbare kuvuga ku bakobwa cyane n'abahungu ndaza kubavugaho. Uriya mukobwa mureba, imiterere ye ntagira ikinyabupfura. Ati hoya atigenera mukunze, ati cya muhana vayo ntumuhana ajyayo. Icyo gihe niba ari umuntu umwe wakubwiye ariko aba yakubwiye, ukagenda wagera mu rugo rukakubana iyarara. Ariko byita urugo rukakubera urugo, noneho nyuma wa wundi wakubwiye arongera akakugarukamo. Sinakubwiye, sinakubujije, sinabwiye ko uyu mukobwa yari saa 9 z'ijoro agahita ajya mu tubyiniro, none dore arimo arasohoka mu nzu ahubwo ati nje wansanze mbyina. Sinabwiye ko uyu mukobwa anywa inzoga, kandi mwajyaga ahantu mwasohoka akanywa fanta, ariko yakwikata muri gobyori akaba ararihubuje. Urumva batangira njyewe inshuti yanjye, abantu impamvu barimo kubaka ingombi ntabwo barimo gusengera abagore babo cyangwa se abafiyanse. Nusenga ukabwira Imana ngo Mana mu mugore mwiza izamuguha. Ariko twibuke umugore mwiza bisobanuye iki? Umugore mwiza rero ubundi umugore mwiza umuntu amumenyera kuki? Ubundi umugore mwiza ubundi sinzi ukuntu hano bivuga, ariko njye mba numva ari umutima, umuco. Ariko reka kandi umuco wenda beretse gato, umuco w'umugore cyangwa se umuco indangagaciro y'umugore mwiza uyibona mu giteretana. Ariko se kamubwira ako yagushaka umugore w'umunyangeso nziza,
uzaza nyine akaza akaba ingiye bw'ingeso nziza miseke igoroye mu rugo ariko nimutaha ubukwe babye bamwogesha ibyombo bajya mwogesha ibyombo none kuko isura itakora ku salade ubwo se ushatse kuvuga uburanga n'ibyo nari nanze kuvuga urumva aho kugira ngo ngiye nshaka uwo nguwo uwanyashize fashe inyuma natambuka nanjye nifate mu mutwe sinakwishakira ugiye kumera nka muzehe wacu Imana imuha amahoro n'imigisha aruhukire mu mahoro Mpyisi niba avuze ngaho kugira ngo ushake umugore ngo mubi ku isura ngo washaka ngo umwiza ku isura ngo ariko ngo ari mubi ku mutima ngo azahinduka imico irahinduka reka akabaye icwende ni koga ndakurahiye akabaye icwende ntikajya koga niyo koze ntigacyo ndakurahiye rwose icyo kintu cy'ukimenye kuko umukobwa watangiye ari umusambanyi rimwe nigeze kujya ahantu kuri kaminuza nsangayo umuntu w'umukobwa njyewe nkunda kuganira n'abantu benshi umukobwa tuganira ku ijambo ry'Imana umukobwa atangira ambwira abakobwa babana umukobwa arambwira ati jyewe ati n'urujya ati mbana n'umukobwa atari ku mukobwa tubana ati we ubuzima bwe atungwa n'abagabo n'igihe ambwira ati kiriya kigabo waretse kikaguye ati tukabona uko tubaho umukobwa arambwira ati ariko njyewe ati mu mico yanjye no mu miterere yanjye nta nubwo ibyo nigeze mbimenya ati njyewe iwacu ni mu ntara nabayeho nubaha ababyeyi nanjye numva ko ngomba kuyubaha kandi senga bisobanuye ngo mu ngero zose abantu muragendana ariko niba umuntu ari umukobwa akaba ari muri izo ngeso zo kuva ko yarya ibintu by'abahungu byanga bikunda nagira no mu rugo purasi bizaba ntago azanyurwa n'ibyawe ntago azanyurwa n'iby'umugabo we sibyo ubundi ngo umwana apfira mu iterura mu by'ukuri abakobwa muri iyi minsi ikintu kirimo gutuma cyangwa n'abasore ubu n'abasore nabo baradukiriye byabajemo utaza kugira ngo wene navuze abakobwa cyane gusa ubu umusore murabizi ko 90% y'abantu bafite amafaranga hano biragaragara ko ari abagore abagenda mu modoka nziza n'abagore n'abafite amazu ahenze n'abagore urajya kureba wajya kureba umusore ukamubwira ati nese nzashaka gute avuga nishaka uyu mukobwa byanga bikunda wenda tuzazamuka tugere aho tugomba kugera urimo urabyumva noneho ugasanga umusore we atagetinze kuri ya modoka y'umukobwa atagetinze kuri yanzu y'umukobwa ntaza aho yayikuye murabizi bamwe baragenda bakajya gukora ubucakara bw'imibiri yabo hakurya iyo ngiyo aho nazi ni henshi nyine hakaza byahagera avuga ati ngiye mvuye kurangura Dubai kaza akagera aha akazarana akado y'imodoka ntuzi niba yasambanye n'imbwa bakamwishyura murabizi ko imbwa zibakoresha ibyo bintu ese nta n'ubwa mbere ubyumvise se ntabwo ujya ubona amaporunogarafi akorwa n'imbwa n'abantu ntabwo nyine ndeba porunogarafi kuba utabireba Imana ishimwe ntuzanabirebe ariko ibyo byose bibaho ugasanga umuzungu akagufata akavuga ngo uro gushimisha imbwa yanjye hari abakobwa hano bashinzwe gutwara abantu bakabajyana muri ayo mahanga akagenda nk'ugiye mu kazi akamubwira ati wowe baraguheza amadolari aya ngaya ukemera ukaryamana n'ikiremwa mudahuje abo bantu barahari ukaza umukobwa ni mwiza pe ariko ahantu yakuye amafaranga ni ikuzimu umusore kandi akaza avuga ati ngiye rwose ndagukunda nanjye ndagukunda mukajya muri ubwo buzima mukagura inzu mukagarama cyangwa na Nyarutarama yajya Dubai akongera akaryamana na yamwe kuko nyine aho yakuye amafaranga arahazi urimo urabyumva rero icyo nshaka kubabwira umugore mwiza umuhabwa n'Imana niyo mpamvu urimo kubona ingo nyinshi zirimo gusenyuka muri iyi minsi ntabwo umuntu uzamusanga muri business ye ngo nurangiza ujye kumwimura urimura umuntu umukura muri business gute mbese urakura umuntu muri business yakuramo amafaranga nimbi yego ariko warayizi nese n'uyimenya mwarabanye bizagenda bite nese kuki utayimenye mbere yuko mu bantu banza umuntu mugiye kubana mubanze mumenyane njyewe urimo kuvuga gutya abantu bashobora kuvuga ati ariko se uriya muntu ko tuzi ko yatandukanye n'umugore ko tuzi ko
impamvu mbivuga gutya ndi umuhamya wabyo, ndavuga ibintu byambayeho n'ibyabaye kuri bagenzi banjye ngenda mbona, ariko wajya kureba ugasanga rimwe na rimwe wenda jyewe impamvu yanjye nigeze kubwira abantu uburyo nigeze kuryama saa 9 z'ijoro 2015 numva ijwi rirambwiye ngo byuka ngiye kugutuma. Noneho ndagira ngo mbashe no kubwira abantu batazajya banitiranya wenda gutandukana kwanjye n'uwo twabaranye n'amezi 3 nta nubwo nari muzi, yanagiye ntaranamumenya, ntawe nzi. Ushatse ko wabanye n'umuzimu se? Je nabanye n'umuntu ariko sinigeze mumenya. Ubwo se amezi 3 wamenya umuntu gute? Niyo mwamuteretana mu mezi 3 wabuze. Mbere ko mubana se mwamuteretanya ngahe? Nta nubwo twize duteretana. Ubwo ugiye kunsubiza mu buhamya bw'ibyabaye. Oya ntabwo ugiye gusubiza mu buhamya kuko urumva umuntu wumvise ikiganiro uyu munsi ntari bumenye ibyo wavuze, yenda ashobora no gusubira inyuma akajya kureba ibyo wavuze, ariko nta nubwo wambwira ngo wabanye n'umuntu utazi gute se? Ya njya kubana nawe cyari igihano cy'Imana. Nongere mbisubiremo nk'umukristo, cyari igihano cy'Imana. Ati cyari igihano cy'Imana gute? Nari nangiye mbabwira ukuntu numvishe ijwi rimbwira buri abantu bajya bumva inzozi cyangwa bakarota. Ngiye ibintu byose ndose, iyo ndose ibintu bibi ndabyuka nkabwira Imana ngo Mana, ibi bintu ndose ndabizi ko inzozi zose ndota zisohora. Maze rero Uwiteka ndagira ngo nsobanure izi nzozi, kandi niba izi nzozi zari zigiye kuba zihagarare mu izina rya Yesu, icyo gihe mba nzikumiriye. Ariko icyo gihe ndota izo nzozi byari 2015 mu kwezi kwa gatandatu kwa kane gutyo ngire ngahe, birashoboka ko ari aho ngaho amezi yo niyo ntibuka cyane. Ariko narose nagiye kumva numva ijwi rimbwira ngo byuka ngiye kugutuma. Tavuge se ijwi rigiye kuntuma, ninde ugiye kuntuma? Urumva mu nzozi numvisha umuntu ariko numva hagiye kuntuma bitari bukunde, ko nabonaga ndi buce ku mupaka hano wa Nemba nkambuka i Burundi, nkakomeza nkambuka amazi, nkakomeza mbona ndimo ngenda mu misozi, ariko mbona imodoka nziza cyane ya Land Cruiser nziza, ariko mbona ikikijweho na Zaburi. Icyo gihe sinasomaga Bibiliya, sinari nzi niyo biva niyo bijya, mbona Zaburi ariko si nibiki. Icyo gihe abantu babizi neza cyangwa bajya bakurikirana, i Burundi hariho leta ya Yuriya mu perezida wa Nkurunziza, kandi murabizi yicaga abanyarwanda. Umuntu wese ugezeyo yitwaga maneko yo kwa Kagame, yitwaga umusirikare uje kumuneka. Noneho kwitwa wenda iby'amoko, kwitwa umututsi wenda byo ni ibintu byari bisanzwe, hariho bagira nayo moko. Ndavuga se nindamuka ngiye ari ahantu bazayica. Ubwo urumva ndimo ndarwana n'ijwi ry'Umwuka Wera, ntago mbizi. Urumva sinari nzi ukuntu Umwuka Wera avuga. Maze guhakana nagiye kumva numva nashidutse nibagirwa za nzozi. Aho rero niho natangiye guhura n'ibigeragezo. Sinanywaga inzoga, sinasambanaga, ibyo byose narabyatatse. Inzoga ndazataka, gusambana nta nibyo narinzi. Nabikora guko mbyumva. Urumva nyine natangiye kugira amarari, ntangira kugira amarari, ndasambana. Icyo gihe nari mfite n'amafaranga pe. Rero bashiki bacu cyangwa se basaza bacu muri iyi minsi bafite ikibazo gikomeye, cyangwa ababyeyi bacu nabo urumva ndavuga ku mpande zose. Umubyeyi aravuga ati mwana wanjye twavukiye ahantu hameze gutya, uramenye ntuzashaka umuntu udakize. Wanjye araza bakora ibyo bakora, agiye mu kazi. Undi aravuga ati uyu mutipe uko mubona shobora guhuza, ariko nyamara ntago yari we, ni Satani wari wamutumye, kuko nari namaze kunyagwa iby'igiciro. Ubu uyu munsi yonza kuba narahagurutse ndi mu murimo w'Imana, kuko iyo Zaburi uyu munsi Imana yaje kuyima, iyimera noneho mu nzu yayo. Aho ni Imana yaje kumbwira ngo naragutumye wanga kunyumvira, niyo mpamvu naguhanye kugira ngo umenye ko ndi Uwiteka Imana yawe. Hari ibihano duhura nabyo rero muri ubu buzima tukagira ngo wenda nukurangara. Oya, hari igihe urangara
mu bushake bw'Imana. Niyo mpamvu ujya mbwira ngo ubushake bw'Imana burasharira, ikakunyuza mu mifatangwe. Urabuzi umufatangwe ni igihuru kinini kiba gifite amahwa arebana ameze gutya, nta muntu wapfa gucamo yicishije ngo ndabizi. Iyo rero uguye muri cya gihuru kugira ngo uzakivemo habakuramo inyama. Impamvu wita umufatangwe n'ingu ubwayo ari ingwe yayindi yirampika ijugunya iri, iyo iguyemo ntivamo. Yego, ntabwo ivamo, nayo iratanyagurika. Reka dukomeze twihute kugira ngo mbone nuko nza kubaza no ku bindi bibazo byinshi. Uwo mugore murahuye nyuma muza no gutandukana. Umugore twamaranye amezi 3, ariko mu kubana kwanjye nawe uwo munsi icyo gihe duhura twamaranye nk'ukwezi kumwe. Ndumva aricyo gihe twamenyanye, ukwezi kumwe. So ntangira kubona imico ye, ko icyo gihe njyewe nagiraga n'ikintu cy'igitinyura ukuntu, naranakangaga kuko numvaga nafite n'amafaranga. Umuntu wabaga ufite konti y'amadolari irimo nk'ibihumbi nka 3 by'idolari 2015 icyo gihe nkagira konti y'amanyarwanda, nkaba mfite n'andi ngendana, mfite imodoka. Busurumvana nubwo nayikodeshaga ariko nari nyifite. Byonyine gutekereza gukodesha imodoka ntabwo ari ibintu byoroshye. Icyo gihe rero urumva nari ngeze ku rugero rwiza rushimishije, ariko Satani aravuga ngo ngiye kugukandagira ku gakano. Nyambwira abantu abangaba barimo kubaka imiturirwa, umva narubatse umuturirwa ariko uvuye mu biganza by'Imana, kuko Imana yakuvuzeho n'ubundi hagarara ku cyo yavuze. Satani rero yamaze kumenya ko wowe urimo impano z'Imana, atesha agaciro bya bindi kubera kuri mu mbaraga nkeya kugira ngo agukoreshe ibye. Agukoresha kandi ibyo agukoresha ni iby'agahato, nuko abantu batarasobanukirwa, ariko ababirimo barabizi. So noneho rero umugore twaratandukanye, aragenda. Unjyanye mu buhamya bwanjye, ariko ubwo wanjyanye kuri ndashaka tubuvunagure kuko abenshi baranabuzi. Tubatera n'amatsiko utabuzi ahita asubira inyuma kuri no channel agiye kurebaho. So rero uwo mugore mu kujya kubana ni ibihano by'Imana, ngewe nta muntu mbishinja. Ikindi cya kabiri byari kugira ngo ubushake bw'Imana bubashe kugaragara, kuko ntabwo nabyumvaga ko umuntu ashobora kuroga undi, cyangwa se umuntu ashobora gusenya urugo, cyangwa umuntu ashobora gushaka nabi. Niyo mpamvu iki kiganiro twagiteguye kugira ngo dukangurire abantu, muntu mukobwa ushaka gushaka, ntabwo umusore ari zahabu, nta nubwo umusore ari Imana. Umusore ushaka gushaka umukobwa ntabwo ari marayika, ariko uramutse usenze Imana ishobora kuguhereza umuntu w'umugisha. Uyu munsi ndimo ndabwira abantu, nababwira ati je mu rushako nashatse urushako rubi, ariko mu kurushaka mbona ko ariho naboneye amahoro. Urumva? Mbona ko ariho naboneye amahoro. Ati gute? Uyu munsi wa none nakagombye kuba ndi ikigoryi, ndi mu rugo ariko ndi igicucu, nta bwenge afite. Kuko uriya muntu yaje ari muri misiyo satanike, yaje ari muri misiyo ya Satani, ntabwo yaje ari muri misiyo y'Imana. Kurumva nanze kumvira Imana, Imana imvaho, Satani avuga ati nahane nzagufatira, reka ngufatire kuri uriya mugore. Haza Delila nyine, Delila araza, twinjira mu rugo, avuga ati rero igihe iki n'iki nzakwica, Abafilisitiya bazabemo baragushaka, ariko nshimira Imana isumba byose ko Abafilisitiya batigeze bambona. Ntabwo bigeze bambona. Rero umugore twaje gutandukana muri uko kwezi, nyuma nza gukundana n'undi mukobwa njya mvuga, ariko ubu ngubu ni umumama, ntabwo namuvuga amazina. Igiko mbivuze navanga Imana ijye umuhurgo izamukomereze mu rugo rwe amahoro, ariko naramuriganyijwe. Hari igihe rero umugore agucika yari uwawe, kugira ngo uzabone undi bikaba izindi katane ndende, hakabamo intambara kugira ngo uzabone undi mugore. Ariko arongera akaza, kuko Imana itanga andi mahirwe. Rero yaraje antandukanya na wa wundi tumaze gutandukana, we araza turabana, dukora ubukwe, ariko ubukwe bwacu ntabwo bwagenze neza,
kuko njya mbwira abantu ngo yampereye muri special umureti, kandi nibwo nari maze kubwira wa wundi twakundana nabwo ati uyu muntu karimo kumbwira ngo aranshaka nabo nyabyibagirwa. Ari ku itariki ngerenga hari niba ari 12 ngerenga hari z'ukwa kane, twari turi mu bihe by'icyunamo cyo kwibuka. Ko namubwira ati badukoye special ebyiri baguha iyawe nanjye bami yanjye, ati hoya icyo gihe nanywaga n'inzoga, ariko nahagurutsaho nemeye gukora ubukwe. Nawe mutekereze, waba uri umuntu w'ikigoryi gute hatari izindi imbaraga zakozwe, umbwira gute ko ushobora guhagurukana n'umuntu gusa ukagenda wemera gukora ubukwe? So ibyo birabaye, dutandukana gutyo. Ariko kubabyumva njyewe ntago nigeze nshaka biturutse kuri gahunda y'Imana. N'ikimenyimenyi imyaka ngezemo niyo ndimo gutekereza ko nagashatse, ni nayo ntekereza ko ari nabwo kagombye kuba nashatsemo cyane nashakamo. Yego, reka duce yenda twihuta tunasoza kuri iki twavuganagaho. None umusore ugiye gushaka cyangwa se inkumi ugiye gushaka wayigiriye inama kugira ngo duce tujya ku kindi kibazo? So umusore ugiye gushaka cyangwa inkumi ugiye gushaka, bazimana kuko hari kesi nyinshi maze guhura nazo, abantu dusengana ingo zirimo gusenyuka muri iyi minsi. Anyway, ngiye nganira n'abantu benshi bubatse ingo, abagiye bubaka ingo zimeze gutyo, abaretse ko biba bitandukanye nyine, ariko ugasanga umuntu arakubwiye ngo ngiye umukobwa twahuriye ahantu mu mujyi n'urugero cyangwa mu kirori runaka, numva ndamukunze nawe arankunda, so bihura nuko numva ashaka gushaka, muganiriza ku byo kubana arabyemera. Icyo gihe uwo mukobwa mugiye kubana ntakuzi, nawe musore ntumuzi. So iyo bihuye nuko wowe ushaka gushaka, ntekereza ko atari mu bushake bw'Imana, kuko ubushake bw'Imana nabwiye ko busharira. Ikintu cyose ugiye gukora nkuko opuraninga business runaka, ukavuga ati ngiyewe ndashaka igishoro, tuvuge ndahera kuri miliyoni, ndetse ko umuntu uhera kuri miliyoni nawe ari hejuru. Ndahera kuri miliyoni, nimera kuri miliyoni zunguka gutya, nzakomeza na avance muri ubu buzima gutya kugira ngo nawe gusubira inyuma. Umukobwa nawe mugiye kubana birasaba ko wowe ubwawe ubasha kumenya ngo ese byibura niba umenyaho 50% mu bintu bijyanye, ukamenya icyo akunda icyo yanga, ukamenya imiryango ye babayeho bate cyangwa babayeho bate. Si bivuze ko abakire cyangwa abakene, njya mbwira n'abantu ngo umuntu utombora ku kimenyetso cy'ubukire byo mu bintu bijyanye no kubana uba wakishe. Umubwiriza niyo wavuze ngo wakwiringira ubutunzi ngo bwibwira bukaguruka nk'ikinyoni cyangwa nk'igisiga. Rero ubutunzi niyo uyu munsi watunga miliyaridi, ejo iraguruka ukayibura cyangwa se ukayisiga, bikajyana n'abandi, bikaribwa n'abandi utazi. Rero ikintu cya mbere naje kubona, banza ubaze Imana, kuko buriya abantu twavutse turi batoya nyine, turi impinja. Uravuka bakaguterura ukageraho gukambakamba by'umwana mbona byigisha kenshi, kuko nta mwana wigishwa gukambakamba. Ikimenyetso cyo gukambakamba cy'umwana nuko ashaka guhaguruka, ahubwo ahita avuga ati ko mbigeranya n'inyoni cyangwa se inyoni yatangiye kumera amababa, kuko umwana we bitsinda ni ikimenyetso cy'uko afite imbaraga zo kuba yabaduka. Icya kabiri, iyo umwana atangiye gushyira amavi hasi n'ibiganza, ni ikimenyetso cy'uko ashaka kugendesha amaguru. Wowe rero nka sapota we uba hafi nk'umubyeyi cyangwa se papa mama, ukavuga ati umwana wanjye atangiye kugenda, ugatangira kumufatisha ku ntebe, ugatangira kumufata ibiganza, intoki, ugatangira kumwebuka. Rero ibyo ngibyo nuko mbifata, kuvuga ngo niba turavuka ukaba umwana muto igitambambuga, ukageraho witwa ingimbi, ukageraho witwa umusore ugasoreka, ukageraho witwa umuntu ugiye gushaka, n'umukobwa nawe nuko. Ariko ibyo bintu iyo ugeze muri icyo gihe
nta mpano ufite muri wowe, nta mwuka w'Imana ukuyoboye, utangira kubona agakobwa kavuga ati mbega agakobwa keza, wabona umusore mbega agasore keza, ugatangira yo guhitamo abumva ushaka. Ariko iyo wamaze ubuse nta bantu bafite imyaka 30 bakiri imanzi, nta bayifite se Imana ishimwe, nta bayifite se b'abakobwa bakiri amasugi. Hari abavuga rero ngo iwacu ngo baba baroga. Ibyo ngibyo ni abadayimoni, ahubwo ibyo ni abazimu babi. Rero njyewe ubivuga, iyo ikintu cyambayeho nkora uburyo bwose kugira ngo menye impamvu cyabaye, kugira ngo nkirinde n'abandi. Rero nshuti zanjye, uyu munsi wa none ngiye babwira kubaka urugo rubi bituruka mu kurambagiza nabi. Iyo atari Imana, kuko urugo rwubatswe n'Imana ntirusenyuka. Satani ashobora kurutera n'ibyo, ariko n'ukuri ntabwo rusenyuka. Kandi hari n'igihe nanone ntabwo nabaca intege, ushobora guhura n'umuntu wawe Imana yakugeneye mugateretana n'ukwezi kumwe, byose birakunda, ariko waramusengeye. Iyo wafashe igihe cyo gusenga utereta wa mbere, Imana ikavuga ngo hoya, kubera kuri mureburwa n'umwuka w'Imana. Watereta umukobwa, ushobora kubaza Imana ikimenyetso, ukayibwira ati ngiye mfite ikimenyetso, ndashaka ikimenyetso iki. Umukobwa nitujya kubana bizagende gutya na gutya, Mana uzanyereka iki ngiki. Icyo gihe iyo wasenze uhamije, cya kintu urakibona. Imana ikagenda ikwereka ku mukobwa wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, wa 10, bikaza kurangira wa 11. Imana ikubwiye ngo dere nguyu, akaza direct muhita mwubaka. Kandi kuko aje mu bushake bw'Imana. Nongere mbwiye n'abantu, ntago guteretana ari ukumara imyaka uziranye n'umuntu, ahubwo gutereta kwiza ni ukuba ufitanye amasezerano n'Imana ko uzubaka urwo rugo, kandi ukayibwira ngo umukobwa ngiye gutereta ndashaka ko Mana azaba ameze gutya. Uba ufite ikimenyetso cy'umugore wawe, kuko ikimenyetso cyo Imana iragitaga. Upfa kwibwira mu Mana ndashaka, niba ari umugore w'inzobe ndashaka w'inzobe, niba ari umugore w'igikara ndashaka w'igikara. Ariko uko ubishaka ntago ariko uhita ubihabwa. Imana, ubushake bw'Imana bwiye ngo burasharira, ni step by step, sibyo? Uko ushaka wegenda gakeya. Rero Satani ajya tuvangira. Narabwiye mu 7 bitubamiye Bayali na 3 byubamiye Bayali, harimo abasore n'inkumi. Iyo ugiye kugera ku isezerano ry'urugo rwiza, Satani ahita kuzanira umukobwa, ugahora uri cyarenge, ugahora umeze nk'isaha yavuye ku gihe. Umukobwa ko mbona asa, ukongera basi uriya ndabona ari we mwiza. Deja wamaze kujya mu marangamutima, ntabwo kiri mu bushake bw'Imana. Niyo mpamvu usanga umuntu arimo gushaka agashaka nabi. Wagera mu rugo, none ahandi hantu ngiye kubabwirira. Umuntu umwe twarasenganye arambwira ati ngiye utuvugana umugabo turi muri divorce. Lese muri divorce gute? Turasenga. Ndabwira ko uyu mugabo mujya kubana n'undi Imana yari yaguhaye amakuru ko uyu muntu mutazabana. Arambwira ati rero abica hirya nawe ati hoya, Imana yaguhaye amakuru ko uyu muntu mutazabana, ahubwo wowe birengaho. Kuko uyu nguyu washatse ni ikibyarirano cy'abadayimoni, ariko aragaragara ku isi nk'umuntu. Hari imiryango rero ibandwa ikanaterekera. Iyo miryango ibandwa ikanaterekera, urumva ntago yemera mwuka wera, ahubwo irimo iragendera muri ya myuka nyine n'iyikoresha. Wa mukobwa uzashakamo azaza we aje kuguhindura, kubera ko we utari muri uwo muryango. Nasanga mutarimo guhuza, muzatandukana, ntabwo muzabana, mwabana muteze. Niyo mpamvu usanga muri iyi minsi ugasanga wabyaye abana 2 3, umugabo akavuga ngo ubundi nagushakaga ndeba he. Ukumva umugabo ati ubundi nk'uyu nkawe wambyazaga ndeba he. Kubera iki? Wowe ahantu uri muri connection, Satani arimo aragenda kuyobora, kubera ko isezerano rya Satani ni ukukwicira iki? Ubuzima. Aguhuje n'umusore we, kuyo musore waguhindure, kandi n'Imana iragushaka. Imana nibigushaka ishobora kwemera ibyo byose bikakubaho.
hano muri Ezekiyeli sinzi niba nabasomeraho, navuze ngo ntabwo ndi bubijyemo cyane, ariko reka mbijyemo kuko buriya mbashaka ko tuganira ku kintu gifatika. Mbona agasobanukirwa Ezekiyeli ibice 16. Ijambo ry'iteka ryongera kunzaho riti mwana w'umuntu menyesha i Yerusalemu ibizira byaho. Uko ni kumwami w'iteka bwira i Yerusalemu. Amoko yawe n'akavukire yawe uwo mu gihugu cy'i Kanani Iso yari umwamori naho nyoko yari umuhetikazi. Ubwo bwoko bwabwo buretse gatoya, ubwo bwoko bwabwo ntabwo bwemerewe gushaka. Niba aho ngaho Imana ivuga ngo Iso yari umwamori nyoko yari umuhetikazi, komeza. Kavukire yawe umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushariye. Umukungwe wawe ubwo twebwe hano tubyita umukungwe, ni umukondo. Ntibawushariye kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa ikimuri. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, habe no kugushyira mu twahi tw'impinja. Nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugirira ibambe. Rero reka wenda utaragera kure kuko turaza nko kujya ku murongo w'9. Aho ndashaka kukumenyesha uburyo abantu bashakana, bagashakana Satani yabigizemo uruhare, ariko babana bakaba victime, ariko Imana ikababera gikurikirana. Ariko hagati aho ngaho abo bantu n'ubundi Satani ajya bakurikirana cyane kuko bavutse baba ari nk'ibyimanyi nkuko bakumva ngo umumetisi. Ntabwo natiye kubivuga, abantu babyumva ntibanyumve nabi, ariko abo bantu bavuka ku bushake bw'Imana. Kuko n'ubundi uriya muntu avukiye hagati y'abantu babiri batandukanyije. Uriya arayoborwa n'umwuka w'umwijima, uriya arayoborwa n'umwuka w'umucyo. Ashobora kuba umukobwa, ashobora kuba umuhungu. Bariya abantu iyo babanye rero, bariya bana bavuka ari victim. Ugasanga ababyeyi, ugasanga papa na mama bo bahora ari shoti. Abana bo bakaba ikibazo. Hari n'abavuka bakabata, murabizi. Ugasanga abana baravutse ise ntamuzi, yasambanye ni dayimoni, mutera indi rigendera. Mujya mu video bajya bavanga ibivejuru cyangwa se ngo ibiki. Umuntu mugakubitana uwo munsi akaba guteye inda. Ejo ati simuzi, sinzi ni yabo. Ati ntawe nzi. Uwo mwana wabyaye ni wa marayika. Ni marayika. Wowe uri Mariya. Uri Mariya ku buryo ushobora gusama inda y'umuntu utazi, muheruka nayo yayiguteye yagiye. Bisobanuye ngo uyu munsi wa none abantu barimo kubyara abana, ugasanga ababyeyi baratandukanye. Nabwiye Imana avuga ngo Mana ushimwe uhabwe icyubahiro kubo twabanye muri iyo minsi 30 cyangwa se iyo minsi 90 twabanye tugatandukana nta nda yanjye ajyanye. Kuko yaze kwitwara uyu munsi mba mfite agahinda ku mwana, nkavuga nkibaza ibirimo kuba, nkibaza no ku mwana, nkibaza ku byabaye. Uyu munsi umwana afite ikibazo cyuko papa ntawe uhari cyangwa se mama ntawe uhari cyangwa arimo hagati ntabyaze. Uko arahora yibaza ngo ese papa na mama babanye bate, batandukanye bate. Wowe murabyumva? Rero icyo shaka kubwira hagati aho ngaho, uyu munsi wa none abantu barimo gutandukana, abana barimo baraba ibibazo. Ariho nakubwiraga hano ngo n'umukungu wawe ntiwigeze ngo nta n'uwo wawushariye. Nawe urabyumva? Kandi Iso yari umuheti, sinzi umwamori, nyoko ari umuhetikazi. Ubwabyo iyo miryango cyangwa se imoko ntabwo yagombaga gushakana kuko nta kiza kiyivamo. Umwe yagombaga gushaka mu bwoko bwe, undi agashaka mu bwoko bwe. Ariyo mpamvu uwo mwana yaje gutoragurwa ngo naraku sinzi niba bakongera gasubiramo. Urumva? Ngo yewe nta n'uwigeze anarushya musiga n'akamuri.
ariko iravuga ngo baho, abaho. Rero aba bana barimo barahura n'ibigeragezo bimeze gutyo, ariko bariho, ahubwo bakeneye abantu babazana mu bwami bw'Imana. Bakeneye abantu babazana bakabakura muri bwa bwami, muri bya byimanyi bibiri hahandi bavukiye, bakabakurayo. Abana bakaza bakamenya Yesu, bakamenya uwabatabaye, bakamenya uwabashariye wa mukungwe, bakamenya uwabasize kakamuri, bakamenya uwabambitse, bakamenya uwabakuye hahandi mu mwanda, kuko ababyeyi babo baracyari muri Gehinomu. Uyu munsi urugo rwiza rurahari, ariko n'abubaka ingo mbi barahari. Ariko icyo nababwira, mugerageze gushaka mubajije Imana, kuko Imana irakubakira nshuti yanjye. Niba uri umupagani ariko ukabwira Imana ngo rero Mana dore uko ngenda, dore nteye gutya, ariko Mana ndagusabye nyubakira urugo, kuko ingo zirimo zirasenyuka ari nyinshi. Abana barimo baribaza ku buzima bw'ababyeyi babo, byabacanze. Uyu munsi wa none umuntu muramara kubana akavuga ngo tuzahuzwa n'abana. Abagore baratandukanye n'abagabo, abagabo bari ukwabo. Kandi noneho muzarebe umuntu wateje ikibazo n'ubundi ahora muri cya kibazo. Niba ushaka nk'ubu ugasanga njyewe ndi umugabo, ariko umugore wanjye naramuzujurubije, ndi umusambanyi, ndamuzaniraho abandi bagore. Ibyo bintu bireze. Ugasanga umugore wawe uramuzaniraho abandi bagore, aho ukanamwimura no mu kibuga avuga ati toka vaho. Uwo ni umuntu w'Imana? Ese uwo muntu urumva atarimo gukoreshwa n'izindi mbaraga? Rero icyo nshaka kubabwira, cyangwa ugasanga umugore, ni ibintu maze kubona ngiye, kuko mu kazi kanjye ngenda ka buri munsi abo bantu mpura nabo, ntashobora kuvuga hano kuri kamera. Haba nijoro gihe amasaha yose ndagenda nkareba uko ibintu byifashe. Ugasanga umuntu acomotse mu rugo, ni umugore w'umugabo, ariko yahanye gahunda n'undi muntu. Ukibaza, uyu mugore utaye umugabo cyangwa se utaye urugo agiye guha n'undi muntu, ese icyo agiye gushaka ni igiki? Kandi shaho ureba igisekeje, ugasanga n'izango twita izifashije. Ugasanga ni ba bantu ubona ko baremereye, bari mu nzu nziza, anaparitse n'imodoka mu rugo. Uyu mugore afite abadayimoni, nta buzima. Agiye gusambana, kandi ibyo agiye gusambana uwo mugabo asanze mu rugo aramusize. Uwo muntu arimo arayoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa n'umwuka wa Satani? Umugabo utanyuzwe n'umugabo umwe, umugore utanyuzwe n'umugabo umwe, urumva arimo kuyoborwa n'iki? N'izo mbaraga z'umwijima. Kandi uzarebe nta basambanyi babiri mu rugo. Reka umwe aba ari umusambanyi gakushwa, undi ari igitama kibereye aho. Rero uwo muntu aba yarariganyijwe. Ariko hari Imana itabara. Uretse ko bitajya bikunda, ngiye abantu bajya bivuga ngo urasenga bigakunda, ariko ntago ari cyane. Rwa rugo ushobora gusengera rugakunda ni urugo Satani yafuhiye, ariko rwubatswe n'Imana birashoboka nabyo. Kuko mushobora kuba, kuko ngiyewe ajya kugenda ndibuka nicaye ahantu munsi y'igiti cy'avoka. Navuye mu gipangu ndagenda nicara munsi y'igiti cy'avoka, mbwira Imana ngo umva Mana, ndakwinginze Mana, ngirira neza, nashatse nakubajije. None rero niba ubona ko bishoboka muhindure, ariko ni nkuko bidashoboka. Iryo sengesho narisenze, buri Imana irumva. Nayibwiye nicaye munsi y'igiti cy'avoka ahantu ku muhanda muri quartier aho nari ntuye. Ndabwira ngo niba kandi adahindutse mutware. Nta minsi ibiri yashize, bwarakeye mu gitondo anyandikira message ngo banze ukure, ngo nimbanze nkure mu mutwe, ngo nta bwenge mfite. Uwo munsi naramubwiye ngo iri jambo uvuze uraje ubone iki giye kukubaho. Ntiyagarutse. Buriya rero icyo kintu mbajije reka nkubwire, kuva yagenda twahuye rimwe, kandi nabwo duhurira ku rukiko rwa Kagarama, ko niho imanza zaberaga. Kandi ubwo nabwo twahuye hashize umwaka n'igice niba atari ibiri.
ko byabaye 2019 aragiye icyo gihe duhurira mu rukiko duseze amasezerano nta kongera guhura nawe ahubwo nyuma nza kumva wenda amakuru bambwira yarabyaye nyuma twaje guhurira kwa Nyirinkwaya umuntu yarambwiye ngo ningende mutwaye umuntu ndagenda umuntu nyine ngenda nsiya nkagiye kumubufasha umuntu ndagenda ngeze kwa Nyirinkwaya agiye kwambona asohokanya agahinja mu bitaro tavuga karabaye yarambonye ariruka ashyira bugere avuga ko umunyacyaha koko ahora ari umunyabyaha umva yari afite akana gahagatiye gutya ndavuga se wa muntu koko yarabyaye ariko ndeba akana se nake cyangwa ariko sinabiha umwanya ariruka yankubise amaso gusa nicare mu modoka akamuza akabazo kanyuma kamatsiko n'umva atari ngombwa ntugasubiza ariko hari ibintu byibuza yabaye gukorera ibyo wumva ukumbuye ubuginda gutekereza kumva nkumbuye iki n'iki ntubitubwire ariko birahari ndumva nagusubiza ibiri difera ndumva nagusubiza ibiri difera kuko umuntu akumbura icyamubereye cyiza ntabwo umuntu yakumbura icyamubereye kibi wakubwira jeje ngo ndakubwira abantu ngo amezi 3 yambereye nk'imyaka 3 yambereye imyaka 3 urumva rero ugiye kumbwira ngo ngese ngo niki kintu yankoreye cyiza niki kisi ntacyo nzi yo nakubwiye ngo ubwiza bw'Imana yo bwakuvuyeho Satani arakwadukira reka tumusanga bagana noneho ku kibazo cyanyuma ariko byari bigiye kabisa tuzongere reka tugane ku kibazo tuba turukiri kuri abana baba bafite base batazwi ugasanga umuntu yabyaranye n'umuntu abo bana wumva bakorana iki gikomere kimeze gute igikomere kuri abo bana bakuze batabana n'ababyeyi bakuze nyina abwira umwana ati so n'umugome cyangwa se sabwira umwana ati nyoko n'umugome abo bana igikomere abo bana igikomere cya mbere bakurana ntago abo bana bahura no bagira uburere bw'ababyeyi ntago babubona nubwo wenda ngewe nkomeza kubibabwira ntago nigeze ngira umugore ngo tubyarane wenda umwana arari hagati yanjye nkuko njya numva abandi babivuga n'umugore ababizi barabizi ariko buriya hari ikintu cya mbere naje gusanga kibabaza abantu nk'aba ngaba wumva ukumva ngo ni umufiyemere buriya muntu witwa umufiyemere agira igikomere gikomeye cyane birenze n'ibikenewe kuko ikintu cya mbere areba umwana akabona ishusho ya se yabonye ishusho ya se aramushaka akaba yazenguruka n'ibyumba akamubura noneho umwana nawe murabizi iyo umwana atangiye kumenya kuvuga atangiye avuga papa ntago avuga mama noneho iyo bivuga barimo gushorogotora mama wamutwite ubwo natangiriye ku bantu bafite abana ariko badafite abagabo badafite abo bateranya amada cyangwa se abagabo abo ngabo igikomere cya mbere bagira ni cyuko abona umwana ntabone se ikindi gikomere cya kabiri agira nta muntu uzanshaka mfite uwo mwana ariko nkongera nkavuga ngo nta kintu na kimwe kiba cyarabaye Imana itagifiteho umugambi ijya yemera Satani akaza akadugira kayoge k'akarima ke ariko nyuma Imana ikaza kubihindura ntago abantu bose babyaye ariko bagomba kubaho nta bagabo oya ntago bibaho iyo ugendeye muri uwo murongo ariko ntubashe kwakira Yesu ntubashe gukizwa ngo umenye ngo ese nibi byarambayeho n'iki cyabiteye ese ni gute umuntu antera inda duhuriye ku nzira nagiye mpura n'izo ka nyinshi nagiye mpura nabo bakamamagara tugasengana kambwira ati giye umugabo umuntu yanteye inda nageze ku muhanda ari ndi ahantu ndimo ngenda
imodoka idupfiraho, arambwira nageze ahangaha bwije muri gare runaka, birabaye atari ko umuntu wanteye inda simuzi, ubu mfite umwana ungana gutya. Uwo muntu urumva igikomere afite? Afite igikomere cy'uko yatewe inda n'umuntu atazi kandi ntazanamubona ukundi. Uwo mwana yitwa uwande? Yitwa uwa nyina. Murumva ukuntu ibintu bikomeye? So rero ni ibintu tugomba kunyuramo ariko tukanasobanukirwa. Ariko iyo wamaje kumenya Yesu ukumva ko muri wowe aho abana b'abantu badashoboye, ukumva ko Yesu ashoboye, ndagira ngo ubwire ngo ibyo byose birarangira. Imana ikuremera amashimwe, ikaguha umugabo mwiza uzishimira na wa mwana, ikaguha umugore mwiza uzishimira uko ubayeho atitaye, kuko bivuye mu bushake bw'Imana. So aho ngaho icyo nshaka kuvuga, navugaga ku bintu bijyanye n'abo bana. Abo bana bakura nabo bibaza papa wanjye abahe mama. Ubwo mama akavuga nzamubwira ngo iki? Nzamubwira ko papa we yagiye, nzamubwira ko yapfuye se ntaramushyinguye, azambaza aho nzamubwira se ko afunze, azambaza aho afungiye tujye kumusura, nzamubwira se ko byagenze gute? Ugasanga wa mubyeyi ari muri dayirema, ntazi ibyo biva niyo bijya. Rero icyo nabwira abantu bameze gutyo bari muri ubwo buzima, nababwira ngo Yesu arabishoboye, ko nta muntu ujya uvuka. Uriya muntu wavutse akavukira ku muntu utazwi, ntago wowe byabaye mu bushake bwawe. Kandi nkongera nkagaya abandi bantu. So rero usanga niyo mpamvu ndimo ndanenga n'abantu, ugasanga umukobwa bamuteye inda aryamanye n'umusore, ariko umusore baryamanye oya aranamuzi, ariko agahita yinjira kureba imibereho ya wa musore. Ese yanteye inda, ubu se uyu mwana azavuka gute? Ugasanga wa mukobwa arongeye aryamanye n'undi witwa ko afite akazi, kavuga ati uyu nguyu ko byagenda kose azarera uyu mwana, cyangwa nanshake. Muri iyi minsi ya none abantu barimo, umukobwa baramutera inda agahita acunga. Ngiye ndimo ndasengera n'abasirikare muri iyi minsi, abantu benshi barimo barashaka abantu barabyara abana bataraba. Wenda ntabwo mvuze abasirikare kuko nibo bakunda, bagira akazi gakomeye, bakunda kugenda ahantu kure cyane bagatinda gutaha. Ariko n'abacuruzi nabo bibaho, n'abaganga bibabaho, n'undi wese byamubaho. Ariko ndimo ndagaya abantu, ugasanga umwana aravutse. Ejo nabonye ku mbuga nkoranyambaga umwana wabonye se nuko ntakurikiranye ikiganiro ngo nyumve neza, yabonye se amaze imyaka 28 avutse. Uriya mwana uvukiye muri wa rugo witinya kubwira umuntu mubana, mubwira ati rega njyewe byagenze gutya byarabaye, ahubwo na leta idufashe, ibidufashemo rwose irebe ukuntu ibigenza, itinyura abantu, kuko abantu barimo kuvukira mu ngo z'abantu ni benshi. Uriya muntu wavukiye mu rugo rwa runaka azakura, kandi nakura amaraso arakurikira. Usange umwana amenye se, usange hagati ye na se, hagati ye n'uwo babana na nyina bibaye inzigo, kandi uriya mwana byanga bikunda azasanga se, azakurikirana umuryango wo kwa se. Abo bantu ndimo ndabagaya cyane muri iyi minsi ya none, nimo barakora amakosa. Ikindi abana rero bavuga ku babyeyi, none mbigarukeho dusoza. Ababyeyi ugasanga abo babyeyi barabanye ariko babanye batarigeze bakundana, hakabaho kesi yo kubyara abana nyuma bakabona ko bibeshye. Abo bana murimo murabahohotera, murimo murabicira ubuzima, kuko abana bazabaho mu gahinda kubera ko mwe mwabanye kubw'inyungu zanyu bwite. Urakurikira ko ngiye iwacu ari kwa minisitiri runaka, cyangwa ari kwa general, cyangwa ari kwa kapiteni runaka. Urakurikirana ko ngiyewe papa afite title ikomeye muri guverinoma, cyangwa papa ni umucuruzi ukomeye, ariko ibyo byose birarangira. Nibirangira mwe muzakomeza, nimukomeza urugendo rw'ubuzima uzasanga abana banyu mwamaze kubicira future. Mwamaze kubicira future. Mwebwe mwashatse ambiance y'igihe gito, ariko abana bazabaho mu gihe kirekire. Kubera iki mutarimo gushishoza hakiri kare? Mushishoze hakiri kare, mutekereze neza mbere yuko mushakana, sibyo?
rero babyeyi bantu mwahuye n'iyo kese, ikindi cya kabiri, buriya gutandukana, divorce iraryana nshuti zanjye, iraryana. Nta muntu n'umwe wubatse urugo nakwifuriza kujya mu murenge cyangwa se mu rukiko ngo yongere avuge ngo ndasinyuye. Nicyo kintu cya mbere kiryana, kikimura umutima wawe kikakujyana ahandi. Aba yigaramiye, abanezerewe. Urumva mwonge twaratandukanye, nza kumva amakuru ngo bamuteye inda. Kandi ngiye mbwira ko ndi mayibobo tutabana, atanambyarira. Uyu munsi simbizi niwe rero ashatse umugabo. Niyo mpamvu ngiye ntabwo njya nkurikirana umuntu ntafiteho, umuntu tudafitanye relationship, ntabwo namukurikira. Mushaka iki? Ntabwo nigeze mpuza nawe, no kubana kwanjye nawe yakoresheje imbaraga satanike. Ziriya mbaraga ntiziramba, zimara iminsi mike zikarangira. Uyu munsi wa none hari abakobwa barimo gushakana, aba diaspora mana we, ba diaspora mwa basore mwe, mwa bakobwa mwe, ngiye kubagira inama ya nyuma. Mube maso, abakobwa b'Abanyarwanda babakanuriye, barareba utudolari mukwera aho ngaho. Uraza rimwe uje gusura, agahita kugaburira ukahava mukoze ubukwe. Warangiza ejo mukaba murashwanye na bya bibanza wiguriye za Gacuriro na hehe, mukaba murabigabanya inshuti zanjye. Mube maso, nimutaba maso murakuraho. Ibintu bijyanye no gushaka kwanjye, bantu muhora mumbaza buri munsi ngo uzashaka, ngo uzagira gute. Njyewe nzashaka. Ritemera iki? Ni irihe jambo ritabyemera? Ni hehe byanditse muhambwira? Ariko hari ibintu muvuga mutanazi. Iriya ni dictorine. Kandi ikindi cya kabiri, uretse mbikubwire gatoya, njya gushaka ntago ari Imana yambwiye ngo shaka. Bivuze ngo nushaka urwanjye nta rwizi. Kandi gukora ubukwe ni ibiki? None se ubu umuntu urimo kujya gusezerana uyu munsi atwita inda y'undi muntu, kandi akajya imbere y'Imana akabanika akaboko akavuga ngo njyewe ndahiriye Imana. Harya ubwo barahiriye Imana ko agiye kuzabana n'uriya muntu ubuzima bwe bwose atwita inda itari y'uwo basezeranye? Reka mumenye ko ikizira kinjiye ahera. Niba uriya muntu uya nanone biterwa n'impamvu. Njyewe uyu munsi ari njyewe ikibazo cyavuyeho, hari umutima urimo kunkomanga. Ngomba gufata igihe cyo kubana n'Imana, kandi ngomba no kwemera ibihano Imana yampana ibyo ari byo byose. Kubera ko njyewe icya mbere namaze kumenya ko nashatse Imana itanyemereye gushaka. Ni igihano, sibyo? Igihano cy'Imana kiyasharira. Kuko ikindi nshaka kubwira abantu, njyewe nigeze gusenga mbaza Imana ibwa ngo Mana, buriya buhamya natanze, igihe hari ubuhamya buri ku Ijambo Ribohora TV, bwakije benshi ndabizi, bwongeye kubaka ingo z'abantu benshi. Ariko Imana yarambwiye ngo nagugize ikiraro ngo abandi babashe kwambuka bagere iyo bagiye amahoro. Bijya bibaho ko Imana yatoranya umuntu ikamugira ikimenyetso kigirwaho impaka, ariko umuntu akabisomo ry'abandi. Nabahora none urugero rwa Yobu. Yobu ni urugero rwiza rw'umukristo. Genda nka Yobu, babara nka Yobu, nupfupfe nka Yobu, kandi nunasubizwa usubizwe nka Yobu. Njyewe uyu munsi Imana yanyemereye ko izampa urugo, kandi n'ubu ngubu banumva bitutumba, nubwo ntago mbizi. Ntago gutereta, njye ndabyemera gutereta. Nyine waratangiye twizeye ko uza abantu ku Ijambo Ribohora bivuze ko tumendamo vuba. Mutegereze ubushake bw'Imana. Kuko niba cyagihe Imana itari birimo, uyu munsi akaba ariyo irimo kuvuga ngo mwana wanjye, bya bindi ntabyo nabonye, ariko ubu ngiye kuguha umugisha. Uwo mugisha ndawutegereje. Ntago nategeka umubyeyi ngo name, cyangwa se ngo njye kwarura inkono idahiye. Oya. Nanjye ubu ngubu uyu munsi nakagombye kuba mfite abagore nk'abangahe.
abwira umukobwa cyangwa abakobwa ntabwo bajya bamenya ko ari abantu bagaragaza ibimenyetso vuba. Ni gute umuntu ashatse kubw'impamvu yagutekerezaho tageti y'amafaranga cyangwa se y'ubutunzi. Ubutunzi wenda arabubonye arabujyanye, ubwo butunzi ntabwo azabumarana iminsi, kazaburya bushira cyangwa haza abandi basore babujyane. Ni ukuvuga ngo ibya Satani n'ubundi biribwa n'abadayimoni byose bikajya. Ariko uyu munsi wa none ntegereje umugambi w'Imana, kandi imyaka ndimo imyaka ndimo ni myiza, ni nayo yo gushaka. Rero bantu mwajyaga mwibaza ngo gushaka, hari ibintu ndimo gukora Imana yantegetse gukora, ndimo ndabikora, kandi no gushaka rwose nzashaka. Ariko ntihagire umuntu mbaza ngo fiance biki, ngiyewe nzashaka. Kandi erega mu bihumbi 7 bitubamiye bayari harimo abakobwa, barahari, harimo abakobwa b'Imana tuzakora umurimo tukumva tumeze neza. So nakagaruka, Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Ndabakunda, nkunda abanyarwanda ko nanjye ndi umunyarwanda. Ni igihugu cyacu cy'isezerano Imana yaduhaye, ikiduha nka gakondo kugira ngo tucyubakemo ibyiza kandi tubashe kugira amahoro n'imigisha biturutse kuri yo. Rero kandi ndabizi ko iki kiganiro ni ikiganiro kigiye kubera buri muntu wese inkingi y'inkomezi y'umutima ndetse no muri uru rugendo turimo. Rero buri muntu wese namubwira ngo iki kiganiro kimubere imbaraga. Abatekereza gushaka mwongere musubire inyuma mubaze Imana, abashatse bakumva babivamo uyu munsi uramenye utabivamo, kandi cyaba ari cyo gihe cyo kuba ugiye kubaka. Kandi nanone hari aho bigera ukabona biranze. Iyo byanze rero biba bigaragara ko nta bushake bw'Imana bwabayemo. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nongeye gushimira abantu bose barimo gukora subscribe. No kuri mukomeze mwubaka umurimo w'Imana, kandi n'abandi bafite ijambo ry'Imana muri bo, abantu bafite ubuhamya bwiza, mwaza mugatambutsa hano, ni karibu. Mana Data wa twese urera kandi urakiranuka, uri Imana yo kwiringirwa. Turagushimira ku bw'akanya keza waduhaye, turagushimira ku bw'iki kiganiro gitambutse. Uwiteka, buri muntu wese ufungura amatwi Mwami ndetse n'umutima, kuko Mwami ari ikiganiro kireba buri muntu wese ari ubabaye. Mwami ni ikiganiro kireba aboroheje n'abakomeye. Ndagusabye Uwiteka ngo buri muntu wese wisanga muri uyu murongo, Uwiteka umugirire neza. Ngaho rero Mwami, ari ngo zigiye gusenyuka wongere uzubake. Uwiteka, ari abari mu kaga ko kubwihebe bukabije, Mwami, ari abarimo kwibaza ngo ese bizagenda biti, abo bose Mwami bafitiye igisubizo. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ivuga bikaba bategeka bigakomera. Mwami rero twagushimiraga, twongeye kuragiza igihugu cyacu cy'u Rwanda, twongeye kuragiza abanyarwanda bose, twongeye kuragiza Mwami ababyeyi ngo bongere gutanga uburere, twongeye gusengera urubyiruko Mwami ngo rwongere kukumenya n'ukuri Uwiteka, kuko Mwami turi munsi y'amababa yawe, turi munsi y'isumba byose, niwe gakiza kacu. Ngaho rero tugire neza, uturindire igihugu, turinde abayobozi b'igihugu, inzego zose z'umutekano ziyoborwe nawe Uwiteka, kugira ngo abanyarwanda tubashe kuramira mu gihugu wadusezeranije. Urakoze rero Mwami, niwe twizeye, ni wowe wamenye amaraso yawe ku bwacu kugira ngo ducungurwe nawe ku bwawe Mwami Data. Urakoze, 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 ni wowe twizeye. Kandi iki kiganiro Mwami kigere ku mbibi zose z'isi, buri muntu wese wumva ururimi rw'Ikinyarwanda Uwiteka abashe kucyumva kandi kimugirire umumaro. Ni mu izina rya Yesu Kristo nabaje nizeye, amen. Kingura, kingurira winjire.